mutima wa Afurika y'Iburengerazuba hari ubwoko bwabaye inkingi y'amateka, umuco n'imibereho y'akarere kose. Ndavuga aba Wolof. Si ubwoko gusa buzwi kubera umubare w'ababugize, ahubwo buzwi cyane kubera umurage ukomeye bwashyikirije isi binyuze mu mateka, mu ndangagaciro z'ubumuntu no mu mibanire ishingiye ku kubana ndetse no kwakira neza abandi. Bivuga Senegal, Gambia cyangwa se Mauritania, ntibishoboka kutibuka aba Wolof kuko umuco wabo n'ururimi rwabo byabaye igice cy'ingenzi cy'ubuzima bwa buri munsi. Aba Wolof bagize amateka arambuye yaranzwe n'ubwami bukomeye, ubucuruzi mpuzamahanga n'ibihe bikomeye by'ubucakara bwo ku nyanja ya Atlantika byahinduye imibereho yabo n'imiterere y'akarere batuyemo. Nubwo banyuze mu bihe bigoye, aba Wolof bashoboye kubungabunga umuco wabo, indimi zabo, indangagaciro zabo, bigatuma bakomeza kuba mu moko akomeye kandi afitiye Afurika umumaro ukomeye. Iki cyegeranyo kigamije gutanga ishusho yuzuye y'aba Wolof, gisobanura inkomoko yabo, amateka yabo, imibereho, imyemerere, umuco n'imibanire yabo mu muryango. Gisesengura kandi uko bagize uruhare mu mateka ya Afurika y'Iburengerazuba nuko bakomeje kwihagararaho mu isi y'iki gihe, bagahuza umuco gakondo n'iterambere rigezweho kimwe n'andi moko twagiye tuvugaho mbere. Iyi ni Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Mbahaye ikaze. Waba urambiwe abakubeshya ko bagaruza ibyibwe cyangwa se abavura inyatsi, abaguha umuti w'urushako cyangwa bakubeshya bakaguha umuti utanga urubyaro? Waba warazengerejwe n'amarozi, yaba amatamikano, amahuherano ndetse n'amategano? Urambiwe abaguteza amahembe ndetse n'ibindi? Igisubizo cyabonetse kuko muganga Zirumwami yaziyeho kugufasha. Muganga Mwami afite icyicaro mu gihugu cya Uganda ahazwi nk'ahitwa Kapeka. Waba ukeneye ibindi bisobanuro wamuvugisha kuri iyi nimero ikurikira: akamenyetso ko guteranya 25 67 90 73 38 60. Guhitamo Muganga Mwami ni ukwishinganisha. Amateka y'aba Wolof ni maremare kandi ashingiye ku miterere rusange ya Afurika y'Iburengerazuba mbere y'igihe cy'ubukoloni. Aba Wolof bakomoka mu matsinda y'abantu bimukiye mu gace ka Senegal y'ubu hagati y'ikinyejana cya 10 n'icya 13. Uku kwimuka kwatewe n'impinduka z'ikirere, gushaka ubutaka bwiza bwo guhinga no gushaka umutekano. Mbere y'uko abanyaburayi bagera muri Afurika, aba Wolof bari bafite imiryango ikomeye n'imiyoborere ishingiye ku bwami, aho umwami n'abakuru b'imiryango bagiraga ububasha mu byemezo bya politiki, ubutabera n'imibereho rusange. Ubuhinzi bw'ibinyampeke nk'ibigori n'amasaka, ubworozi bw'inka n'ubucuruzi byari inkingi z'ubukungu mu ba Wolof. Mu kinyejana cya 15 aba Wolof bagiye bahura n'abanyaburayi binyuze mu bucuruzi bwo ku nyanja ya Atlantika. Ibi byazanye impinduka zikomeye zirimo kwinjira kw'intwaro nshya, idini ya Islam ikomeza gukwira, ivangura ry'ubukungu. Mu gihe cy'ubukoloni bw'Abafaransa, imiyoborere gakondo yaragabanyijwe, ariko aba Wolof bakomeza guharanira kubungabunga umuco wabo n'ubwisanzure bwabo. Reka noneho turebere hamwe ubwami bw'aba Wolof. Ubwami bwa Jolof iryo shingiro rikomeye ry'amateka y'aba Wolof bwashinzwe hagana mu kinyejana cya 14. Buhuza uduce nka Kayolo, Bawolo, Walo ndetse na Sine Salom. Ubu bwami ntibwari igihugu kimwe gifite ububasha busesuye, ahubwo bwari ihuriro ry'ubwami buyobowe n'umwami mukuru uzwi nka Boroba Jolof. Ubwami bwa Jolof bwari bushingiye ku miterere ihamye ya politiki, aho abami bato bumviraga umwami mukuru ariko bagakomeza ubwigenge mu miyoborere y'imbere mu gihugu. Ubwami bwateje imbere ubucuruzi bwo mu karere no mpuzamahanga, cyane cyane ubucuruzi bw'umunyu, zahabu n'ibikomoka ku buhinzi.
Imena Tour and Travel Agency ni kampani ikuzaniye serivisi zitandukanye zikenerwa n'abantu benshi kandi bikajyana na serivisi nziza utasanga ahandi. Niba hari umuntu uzi uri kuza mu Rwanda, duhuze nawe tumushakire hoteli nziza cyane yo kubamo n'ibindi byinshi yakenera mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Dukorana n'amahoteli yo hirya no hino ku isi, dukata amatike y'indege, ibyo bikajyana na serivisi nziza cyane. Dukorana n'ibigo bishinzwe ingendo ku buryo ushaka imodoka ihendutse gukodesha wayibona kuri make cyane kandi mu buryo bworoshye. Dutanga ubwishingizi bw'ingendo kubifuza kujya ahantu hatandukanye, abifuza visa namwe ntabwo twabibagiwe kuko tubibakorera kandi mu buryo bwizewe. Umwihariko wacu nuko abantu bajya Dubai, mu Buhinde, mu Bushinwa, Gwanzu, mu Kizwi Gorora kuko tubitaho cyane. Dukorera i Kigali mu nyubako ya Mike mu igorofa ya 2. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri izi nimero za telefoni zikurikira: 0780 05 86 106 cyangwa mukatwandikira kuri email yacu ariyo imenatourandtravels@gmail.com. Isenyuka ry'umwami bwa Jolof mu kinyejana cya 16 ryatewe n'amakimbirane y'imbere mu gihugu, guhangana kw'abami bato bashakaga ubwigenge busesuye n'ingaruka z'ubucuruzi bwo ku nyanja bwazanye impinduka mu mbaraga za politike. Turebere hamwe ubucakara bwo ku nyanja ya Atlantic cyangwa se Atlantic Slave Trade. Ubucuruzi bw'abacakara bwo ku nyanja ya Atlantic bwagize ingaruka zikomeye kandi zibabaje ku Bawolof. Abantu bafatwaga binyuze mu ntambara z'imbere mu gihugu cyangwa se igihano cy'abanyabyaha cyangwa gufatwa ku ngufu n'abacuruzi bafatanyije n'abategetsi bamwe. Abawolof bafashwe bajyanwaga ku byambu bya Senegal nka Gole na Saint Louis, bakoherezwa mu bihugu bya Amerika n'i Burayi. Mu bihe byinshi imiryango yarasenyukaga burundu, abana bagatandukanywa n'ababyeyi, bigateza ihungabana rikomeye mu muryango w'Abawolof. Nubwo hari abami n'abacuruzi bagize uruhare muri ubu bucuruzi, Abawolof benshi bari abahohotewe. Ubucakara bwagabanyije umubare w'abaturage, basenya ubukungu bwabo kandi buhindura imiterere y'imibereho n'imibanire mu muryango. Muri iki gihe Abawolof ni ubwoko bwinshi muri Senegal, bakaba banaboneka muri Gambia ndetse na Mauritania. Abenshi batuye mu mujyi wa Dakar, Thiès na Saint Louis bitewe n'iterambere ry'ubukungu n'imirimo. Ariko kandi hari n'umubare munini w'Abawolof ugituye mu byaro, ukora ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Uku kwimuka kw'abaturage kuva mu byaro bajya mu mujyi kwagize ingaruka ku miterere y'imiryango, imibereho n'umuco, bituma habaho ihuriro ry'umuco gakondo n'imibereho igezweho. Islam ni idini ryiganje mu Bawolof kuva mu kinyejana cya 11, ariko ryakwirakwiye cyane mu kinyejana cya 18 ndetse n'icya 19. Abawolof benshi bakurikira imiryango ya Sufi ndetse na Muride, Tijaniya ndetse na Kadiriya. Abayobozi b'idini bazwi nka Marabut bafite uruhare rukomeye mu burezi, mu myemerere no mu miyoborere y'imibereho ya buri munsi. Nubwo Islam yiganje, hari n'abandi bake bakurikira Abakristo cyangwa imyemerere gakondo. Umuco w'Abawolof niwo shingiro ry'imibereho yabo. Indangagaciro ya Teranga isobanura kwakira neza, kubana, gufashanya no guha icyubahiro abandi. Umuco wabo ubakiye ku muryango n'itsinda, aho inyungu rusange zishyirwa imbere y'iz'umuntu ku giti cye. Indirimbo, imbyino, imigani n'imivugo bigira uruhare runini mu kubika amateka no kwigisha indangagaciro. Galayotsi ni abavubyi b'amateka bagira inshingano yo kubika no gusangiza amateka y'imiryango n'ubwami binyuze mu mvugo n'indirimbo. Ijambo Wolof rikoreshwa mu gusobanura ubwoko, ururimi n'umuco. Amazina y'Abawolof akenshi afitanye isano n'idini ya Islam, cyane cyane amazina y'abahanuzi n'abatagatifu b'idini. Hari n'amazina ajyanye n'imiryango nka Ndiaye, Diop, Fari, Ba ndetse na Ndawo, agaragaza inkomoko n'amateka y'umuryango. Gushyingiranwa mu muco w'Abawolof ni igikorwa gifite agaciro gakomeye, gifatwa nk'ihuriro ry'imiryango ibiri, aho kuba abantu babiri gusa. Habaho imihango irimo gutanga inkwano, indirimbo, imbyino n'imvugo z'umuco. Polygamy
yemerewe muri Isilamu kandi iracyaboneka no mu bawolofu, nubwo imibereho igezweho n'ihinduka ry'imibereho bigenda biyigabanya. Iwolofu ni ururimi rwiganje mu itumanaho rya buri munsi muri Senegal, rukoreshwa mu bucuruzi, itangazamakuru, indirimbo no mu buzima busanzwe. Nubwo Igifaransa ari ururimi rwemewe na leta, Iwolofu rifite ijambo rikomeye mu buzima bw'abawolofu. Mu muco gakondo w'abawolofu, sosiyete yagabanywaga mu byiciro birimo abakuru cyangwa se nobles, abaturage basanzwe, abanyabukorikori n'abacakara. Ibi byiciro byagenewe inshingano, imyuga n'imibanire hagati y'abantu. Nubwo ibi byiciro byagabanutse mu gihe cy'ubu, ingaruka zabyo ziracyagaragara mu mibereho n'imibanire y'abantu. Reka noneho turebere hamwe imigenzo, amahame ndetse n'ibyirirwa cyangwa se norms and taboos. Imigenzo n'amahame by'abawolofu bigenga imyitwarire yabo ya buri munsi. Kubaha abakuru ni ihame rikomeye. Ijambo ry'umukuru rifatwa nk'irifite agaciro kurusha ayandi. Hari ibitemewe cyangwa se taboos, nko kuvuga nabi abakuru, gutesha agaciro umuryango, kurenga ku mahame y'idini cyangwa imyitwarire idahwitse mu ruhame. Ibi bigamije kubungabunga ituze, icyubahiro n'ubumwe mu muryango. Urugo rw'abawolofu rushobora kuba rugizwe n'imiryango myinshi ibana hamwe, cyane cyane mu byaro. Imibereho yabo ishingiye ku buhinzi, ubworozi, uburobyi, ubucuruzi n'imirimo yo mu mujyi. Uku guhuza ubuzima gakondo n'ubw'iki gihe bituma abawolofu bagira ubushobozi bwo guhangana n'impinduka z'igihe, batatakaje umuco wabo. Mu gusoza, abawolofu ni ubwoko bufite amateka akomeye n'umuco ukungahaye, wagize uruhare rukomeye mu miterere ya Afurika y'Uburengerazuba. Amateka yabo arangwa n'iyubakwa ry'ubwami bukomeye bwa Jolof, guhura n'ingaruka zikomeye z'ubucakara bwo ku nyanja ya Atlantika, ndetse n'impinduka zazanywe n'ubukoloni. Nubwo ibyo bihe byasize ibikomere byinshi, abawolofu bashoboye kubungabunga ururimi rwabo, indangagaciro zabo, z'imigenzo yabo. Umuco wabo ushingiye ku muryango, ku kubahana no ku mahame agenga imibereho y'abantu. Wakomeje kuba inkingi ikomeye y'ubumwe ndetse n'ituze. Ibi byose bigaragaza ko abawolofu ari ubwoko bufite umwirondoro ukomeye, amateka yihariye n'umusanzu udasubirwaho mu mateka ndetse n'umuco wa Afurika. Waba urambiwe abakubeshya ko bagaruza ibyibwe cyangwa se abavura inyatsi, abaguha umuti w'urushako cyangwa abakubeshya bakaguha umuti utanga urubyaro. Haba harazengerejwe n'amarozi, yaba amatamikano, amahuherano ndetse n'amategano. Urambiwe abaguteza amahembe ndetse n'ibindi. Igisubizo cyabonetse, kuko muganga Nzirumwami yaziyeho kugufasha. Muganga Nzirumwami afite icyicaro mu gihugu cya Uganda, ahazwi nk'ahitwa Kapeka. Waba ukeneye ibindi bisobanuro, wamuvugisha kuri iyi nimero ikurikira: akamenyetso ko guteranya 25 67 90 73 38 60. Guhitamo Muganga Mwami ni ukwishinganisha. Ni naha dusoreje. Mwakoze cyane kubana natwe. Njye nari Fabrice, umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, ukugezaho ubucukumbuzi bwihariye hano kuri Eco Plus, urubuga rw'inkuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Bye bye.